isi iba ishaka kugukura mu byiza ikujyana mu bibi. Uzi ko ijana ziruta imwe y'uburyarya. Mu buzima tubaho turakunda tukanakundwa, ariko umuntu wa mbere tuzanga ni umuntu uzaturyarya, umuntu uzatwizeza ibitangaza nyuma akisubira, nyuma akaduhinduka. Kuganira n'umunyabwenge inshuro imwe bishobora kukugirira akamaro kuruta ya mashuri wize imyaka 10 yose. Niyo mpamvu isi isanzwe ntifite umwanya w'ibidasanzwe, nagahora gahanze ibintu byose by'inzaduka. Isi igenda ibikuraho gahoro gahoro. Umuntu wese wibuze ku isi, isi iramujugunya. Nubura ubwenge uzatakara, isi nuyiburiramo ubwenge izakujugunya, uzajugunywa. Niyo mpamvu umuntu wese uburiye ubwenge muri iyi si, isi nta kabuza irakujugunya. Baranavuga ati mwene muntu yiruka ku bintu bigamije kubaho, akibagirwa ikintu cy'ingenzi cyamuzanye ku isi, ari cyo kubaho. Mu by'ukuri umuntu naguha amasaha 6 yo gutema igiti, uzafata amasaha 4 byazishoka. Kandi iyo uvuga ukuri ntukenera byinshi byo kwibuka. Ukuri niyo wakwibagirwa guhora mu bushorishori, ariko ikinyoma gisaba guhora ukibuka ukagisigasira kugira ngo kitazagukoraho. Ariko ukuri iteka ryose guhora mu bushorishori. Ikinyoma gisaba imbaraga nyinshi zo kugisigasira, kuko iyo utushije gatoya ikinyoma kiragutamaza. Ariko ukuri ko guhora mu bushorishori, yewe nubwo wakuvuga ukakwibagirwa, iteka guhora mu bushorishori. Ariko ikinyoma ntabwo ujya ukibagirwa, kuko ugicungira hafi kugira ngo kitazagukoraho. Mu by'ukuri urukundo si ukubwira umuntu ngo uramukunda. Urukundo ni urukundo, niyo nta kintu wavuga, niyo nta kintu mwavugana. Urukundo ni urukundo, kandi urukundo rusaba guceceka ku bwa mugenzi wawe nawe agaceceka. Urukundo si ukwigarura umuntu ngo ube umufite. Urukundo ni rwa rundi ushobora kwitanga ibyishimo byawe ukabiha undi muntu kugira ngo yishime. Nicyo urukundo bivuze, kwemera gutanga ibyishimo byawe kugira ngo undi muntu yishime. Kwitegura ni rwo rufunguzo rwo gutsinda. Nta kintu na kimwe wageraho utabanje gutegura. Mu by'ukuri iyo umuryango umwe ufunzwe, undi urafungurwa ku bwawe. Ikibazo iteka ryose ahubwo nuko duhugira kuri wa muryango ufunze, tugatakaza igihe kinini twicuza, ku buryo bitubuza kubona wa muryango wundi wafunguye ku bwacu. Uko umubeshyi atekereza ko abantu bose ari abanyabinyoma, ni nako umujura atekereza ko abantu bose ari ibisambo. Yaranavuze ngo imbaraga si ziri mu myaka no mu gihagararo cyawe, ahubwo imbaraga ziri mu mipangu yawe. Ufite iyihe mipangu? Kuguza ni nko kujya mu isoko ugiye guhaha ibibazo. Mu by'ukuri haranira kuba mwiza buri gihe, kuko isi yifuza ko buri gihe uva mu byiza ujya mu bibi. Wowe rero haranira kuba mwiza buri gihe, ugaragare neza mu bandi. Ubwo iteka ryose isi iba ishaka kugukura mu byiza ikujyana